Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data bakundwa mu mwami. Ni Mutuyemungu Jean Pierre, umubwiriza butumwa bwiza ubaramutsa mwese, mbifuriza umugisha w'Imana kandi mboneyeho kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Urakoze Yesu, umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twumve icyo umwuka abwira amatorero, tubashishe kumva no kumvira, kandi uhejeshe amaso yacu n'ay'imitima yacu kugira ngo dukomeze gusobanukirwa iby'iyi minsi n'uburyo twabyitwaramo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen amen. Nk'uko tumaze kubivuga kandi tumaze guhana ikaze, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha riri muri Matayo ibice 24 n'umurongo waho wa 4. Haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo twongere dusome no mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2, dusome mu bice byaho 3. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice ni 3, wenda dusome umurongo umwe. Umurongo wa mbere haranditse ngo, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Imana itugirire neza. Ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo ry'Imana rifite umutwe uvuga uti ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Kuvuga ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka ntabwo ari ukugira ngo dutere abantu ubwoba, tubabuze gukora imirimo, tugira ikindi cyabahagarika imitima, oya, ahubwo ni ukugira ngo twibutse abantu iby'ijambo ry'Imana ritubwira kuri iyo minsi, twibutse icyo Yesu yayivuzeho iyi minsi, kugira ngo abantu barusheho kuba maso. Nusoma muri Luka ibice 21, ibice 21, ugasoma umurongo waho wa 28, uzasanga Yesu yarahavuze ayo magambo avuga iby'iminsi y'imperuka. Ni Luka wabyanditse, ariko ageze ku murongo wa 28 arababwira ngo nuko ibyo byose nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Bivuze ko ubwo twibukiranye ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka, bikwiriye kudutera kubura amaso yacu tukararama. Kurarama bivuze iki? Ni ukuba maso, ni ugutumbira mu ijuru, tugakura amaso mu isi no kubiri mu isi. Iyo tuvuze ibyo ntabwo bitubuza gukora akazi kacu ka buri munsi no guteganyiriza ejo hazaza, ariko bitubuza kwirara no guhunikira nka babandi, ahubwo tukaba mu isi ariko turi no mu ijuru mu gihe kimwe, tuzi yuko isaha n'isaha umwami wacu Kristo yaza.
ibi bimenyetso by'imperuka kandi impamvu tubivuga ni ijambo Daniyeli nawe yaje kurivugaho, abivugaho cyane mu bice ndatekereza 11, ariko ageze ku murongo wa 32 waho aravuga ngo nubwo bizaba bimeze bityo, hari ibihe bibi, abantu benshi bazagwa, bazayoba, ariko arangije aravuga ngo nyamara abazi Imana yabo, haleluya, bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Intego yo kuvuga ibi byose ni ukugira ngo nubwo hari ibihe bibi birushya nk'uko umwanditsi Pawulo atubwiye, kandi nubwo hari ibihe by'intambara n'impuha zazo, hakaboneka ibishyitsi, imitingito irahari n'uyu munsi, imiyaga ikomeye irahari, imyuzure irahari mu Burayi, muri Amerika, inkongi z'umuriro zirahari, turumva ibidasanzwe. Niko Yesu yabivuze rero yicaye ku musozi wa Elayono, abivugana n'abigishwa be, ngo baramwegera baramubaza bati tubwire, uratubwira ko uzagenda kandi uzagaruka, ariko tubwira ibintu bizaranga iyo minsi, bizaranga kugaruka kwawe, duhe karandiriye, duhe indangaminsi yuko bizaba bimeze, natwe tuzarebe ku isaha, tuzarebe kuri karandiriye, hanyuma duhite twitegura tumenye ko ugiye kuza. Yesu arababwira ati nta yindi ndangaminsi mbahaye, ahubwo icyo mbabwiye ndabacira amarenga y'ibizaba biriho. Ibihe by'imperuka bizarangwa n'ibi bikurikira. Avuga ibizaba muri geography, ibizabaho, aravuga ngo hazabaho imitingito, hazabaho imyuzure, hazabaho byinshi, ariko noneho agera no ku bantu ubwabo. Ageze ku bantu ubwabo aravuga ngo ikizabaranga ni abantu bazaba ngo muri bo hazadukamo abigisha b'ibinyoma, ngo hahaguruke n'abahanuzi, ngo benshi bazita Kristo, kandi ngo ikintu gitangaje bazaba bakora n'ibitangaza. Arangije aravuga ngo abo bantu bazikururira abigishwa benshi, bazabayobya babasezeranye iby'umudendezo, nyamara ari imbata z'ibyaha ubwabo. Yesu avuga atyo, arangije arababwira ati ariko icyo gihe nk'uko twasomye muri Luka, muzararame, muri Luka 21, muzararame muramenye ntimuzajyeyo, hazaba hari inyigisho n'ibitangaza n'ibintu bibakundisha isi, ariko bitababwira icyaha, hazaba hari ibyaha biteye ubwoba. Pawulo nawe agiye kwandikira Timoteyo amubwira ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Nababwiye ko umuntu w'Imana aba mu bihe byashize, akaba mu bya none no mu bizaza nk'uko byandegendekeye Mose. Pawulo nawe yari afite umwuka wo guhishurirwa. Mwibuke ko ari we wavuze iby'igaburo ryera, nyamara abibwira Abakorinto, nyamara Yesu aritanga ntabwo yari ari kumwe nabo, ariko ngo yabibwirwaga n'umwuka wera. Ndashaka kubibutsa ko yabwiwe n'umwuka wera iby'ibihe by'imperuka. Aravuga ngo bizarangwa n'ubuhenebere kandi ngo buteye ubwoba. Aravuga ngo abantu bazaba bikunda, bazaba badakunda babo. Arangije avuga ikintu gikomeye, ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, nyamara bahakana imbaraga zako. Bazaba bavuga ku munwa ibyo kwera, nyamara bakora ibyaha, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Ibi byose uri mutega amatwi muri ibi biganiro byiza ugezwaho na Saveur Divine, ni ukugira ngo bigukangure. Muri abo benshi bazagwa, muri abo benshi bazayoba, muri abo benshi urukundo ruzakonja, harimo bamwe, haleluya, nk'uko mu gihe cya Eliya ariko byari bimeze. Hariho 7 bitapfukamiye Bali, ngo hariho bamwe bazakomera. Daniyeli yarabahishuriwe ngo hanyuma bamaze gukomera bakora iby'ubutwari, ntibagwa, ntibacogora, ntibayoba, bakomeza kuba maso, bategereza umwami Yesu. Ndagira ngo nkwifurize kuba muri abo bakeya, niyo mpamvu y'iki kiganiro. Ariko nkubwire ngo Kristo aratubuza guhagarika imitima nubwo turi mu bihe bimeze bityo. Nkwifurije gukomera, nkwifurije kudahagarika umutima, nkwifurije kuba mu buzima bwo kwezwa butishushanya, nkwifurije gukomeza kuba maso kugira ngo umwami wacu yaza none, yaza n'ejo, azasanga witeguye, azasanga uri maso. Nuko uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka atiye
baruhuka imiruho yabo n'imihati, kuko imirimo yabo myiza igiye ibaherekeje. Imana iguha umugisha, Mwuka Wera aguherekeze, aguha ibyiza byose muri uru rugendo. Ibyo ukeneye wowe ubwawe mu mwuka, ibyo ukeneye mu buzima bwawe, mu kazi kawe, mu rugo rwawe, Imana ibiguhe byose mu izina ry'umucunguzi Yesu. Amen, amen.